Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje ndabahobeye mwese cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ndi Odette Kandama muri Saveur Divine. Ndabifuriza Pasika nziza. Ntimugire ngo Pasika yararangiye. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abana b'Imana abakijijwe abizera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, Pasika tuyihoramo kuko turabo turi bo kubera umurimo Kristo yakoze ku musaraba, kubera ko Kristo yadupfiriye akatuzukira kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Iyo ngiyo rero ni Pasika, kandi nibyo twirirwa tubyina, nibyo twirirwa ducelebratinga, nuko Yesu yatsinze urupfu akadutsindishiriza natwe, kandi ubwo twamwizeye ntateka tuzacirwaho. Imana ishimwe, imva ya Yesu irarangaye, Yesu ni muzima. Ndabifuriza rero Pasika nziza, Imana ibaha umugisha. Ntabwo twari duherukanye, ariko muri iki cyumweru turimo turavuga ku bantu Yesu yiyeretse ubwo yari amaze kuzuka. Jewe uyu munsi cyangwa uyu mwanya nje kuvugana namwe uburyo Yesu Kristo yiyeretse Mariya Magadalena amaze kuzuka. Ni inkuru dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 20 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 18. Ariko umutwe w'amagambo nshaka ko tuvugana nawise ngo mu gutuza no gutegereza niho dutabarirwa. Imana ibaho umugisha. Nkundire rero dusome amagambo y'Imana yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko navuze uko bwanditswe na Yohana. Turasoma imirongo myinshi, muranyihanganira. Yohana ibice 20 turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5, hanyuma turasimbuka dusome ku wa 11 tugeze ku wa 15, twongere dusimbuke dusoma umurongo wa 18, hanyuma nituharangiza turaza gusoma muri Yesaya ibice 30 umurongo wa 15. Reka rero dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 20. Ku wa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona, Mariya Magadalena aza ku gituro asanga igitare gikuwe ku gituro. Arirukanka, iryo jambo muryiteho. Arirukanka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro, bombi birukira icyarimwe. Ariko uwo mwigishwa asiga Petero aba ari ubanza kugera ku gituro. Arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo. Reka dusome duhereye kuri 11 nanone tugeze kuri 15. Ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira, akirira runama arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yashyizwe. Baramubaza bati mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuye mu mwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde?
yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Dusimbuke dusoma umurongo wa 18. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Imana ishimwe. Dusome muri Yesaya ibice 30 umurongo wa 15. Anditswe ngo Uwiteka Imana Uwera wa Isirayeli yavuze ati nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituza no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga, ariko mwaranze. Nababwiye ngo turi kuvuga ku magambo avuga cyangwa nahaye uyu mutwe uvuga ngo mu gutuza no gutegereza niho dutabarirwa. Imana ishimwe. Dusomye amagambo menshi. Iyi nkuru nushaka kuyumva neza uzahere ku murongo wa mbere hanyuma ugeze ku murongo wa 18 udahagaze na gatoya. Ngambiriye kubabwira ngo mu gutuza no gutegereza niho dutabarirwa. Tubonye uburyo Mariya yagiye ajya ku gituro, hanyuma ngo ageze ku gituro yitegereje ngo akireba abona igitare cyari gitwikiriye imva ya Yesu gikuweho. Nta kindi kintu yakoze. Murongo wa 2 watubwiye ngo yarirukanse ngo hanyuma asanga Simoni Petero, ngo asanga na wa mwigishwa Yesu yakundaga. Uyu mwigishwa Yesu yakundaga ni Yohana. Kubera ko Yohana ari nawe ubyandika, natekereje ko kubwo guca bugufi ativuza ahari. Nuko hanyuma ngo agenda yirukanka ahita ababwira iyo nkuru. Niyitegereje ntazi ibyo ari byo, ariko ababwira inkuru. Noneho Petero nawe ngo ahita asohokana na Yohana. Noneho kandi nabo ngo basohoka birukanka. Nabo baragenda. Mariya kandi nanone yirukankana nabo asubirayo. Bageze ku gituro habanje kugerayo Yohana. Yohana hageze Bibiliya yatubwiye ngo yarungurutsemo gusa, nta nubwo yinjiyemo, ararunguruka gusa. Imana idufashe. Mu rurimi rw'iwacu tujya tuvuga ngo iyo umuntu yitonze amira ibinoze, kandi tukavuga ngo uwitonze cyangwa se uwatuje ngo atora icyamuheze cyangwa icyo yatakaje. Ariko iyo umuntu yirukanka abona bike. Mu gutuza, mu gutegereza, mu kwihangana umuntu abona byinshi, umuntu asobanukirwa byinshi. Niho dutabarirwa. Imana nidufashe. Hanyuma noneho ararunguruka. Yohana ntiyinjiramo. Petero we aje arirukanka, aza yirukanka hanyuma yinjiramo. Noneho ngo arebyemo ngo abona hari nk'imyenda y'ibitare. Noneho ngo ahita abona n'igitambaro cyo mu mutwe, kandi ibyo bintu byari bifite icyo bisobanura. Icyo gitambaro ngo bakibonaga kizinze, bakirambitse ku ruhande aho umuntu yari yicaye, akakizinga akakiharambika, ngo byavugaga ko ari buhagaruke. Ariko bibacaho, ntibabyibuka, ntibabitekereza. Kubera iki? Barimo barirukanka, ntabwo batuje. Iyo wirukanse hari byinshi udasobanukirwa. Imana iguhe gutuza, Imana iguhe gutegereza, Imana iguhe kwihangana mu izina rya Yesu. Muri ibi bintu by'Imana harimo abantu babijemo birukanka, bakaza biruka. Ariko Imana idufashe. Wowe waje wiruka cyangwa waraje ngo ubige mutuje. Bibiliya igitubwira, iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 uhereye nko ku murongo wa 3, haravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ni mumwegere. Niwe buye rizima, ryanzwe n'abantu, ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana riratoranywa, ribi ryatoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi, rihinduka irikomeza imfuruka. Mwegere. Niba mwarasogongeye mwegere, mwe kwirukanka. Ibi bintu by'Imana niba birimo, wowe waje ute? Waje wiruka, waje kureba uko abarokore babaho, cyangwa nyine nawe waje kuko wumvuje? Ndaguhendahenda ngo uze. Niba warasogongeye winjire, ugumemo, usobanukirwe Kristo neza. Imana nibaho umugisha. Hanyuma igihe kiza kugera, noneho ngo Petero mu gihe yari akiri mu gituro mw'imbere, Yohana nawe aravuga ngo reka ninjiremo ndebe. Yohana yinjiyemo, yusomye umurongo wa 8 ngo yaritegereje, ngo nawe abona nyine iyo myenda yera, ngo ahita yizera ibyo yabwiwe na wa mugore
bisobanurwa ngo bari baje nko guhinyuza. Ese yatubwiye ukuri? Bari baje guhinyuza. Iyo usomye umurongo wa 9 uravuga ngo bari bataramenya, bari batarasobanukirwa iby'uko Yesu yazutse. Hari ijambo nkunda riba mu butumwa bwiza bwa Luka mu bice 24. Iyo usomye inkuru ihari murongo wa 45 kugera ku wa 47, Yesu akimara kuzuka yarabaje ngo abungure iby'ubwenge abigishwa be kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyanditswe. Icyo gihe ntabyo bari bagasobanukiwe. Hanyuma rero ngo bisubirira iwabo kubera yuko ibyo bari baje guhinyuza nyine basanze ari uko nguko, ariko umutima wo kuhaguma, umutima wo gutuza ntawo bari bafite. Tubonye Mariya rero we ngo bamaze gusubirayo arahaguma, ararira, ahaguma ategereje, aravuga ngo singenda. Noneho mu gihe yari agitegereje abandi bagiye, nababwiye ngo mu gutuza no mu kwiringira niho tuzahabwa imbaraga, niho tuzatabarirwa. Hanyuma Mariya ngo agiye kubona, ahita abona ngo arungurutse mabona abamarayika babiri beneda. Abo abamarayika babiri bari baturutse he ko ntabinjiye mu nyuma? Ngewe ndavuga ngo bari barimo, ariko kubwo kwirukanka badatuje bituma batababona. Mariya rero atuje mu gutuza abamarayika arababona. Hanyuma igihe kiragera, kubera gutuza Mariya abona Yesu. Umurongo wa 15 Mariya avugana na Yesu. Umurongo wa 16 Yesu yamuhamagaye mu izina. Mariya nawe aramwitaba, aravuga ngo Rabuni, ngo bisobanurwa ngo mwigisha. Imana ishimwe. Hanyuma arangije umurongo wa 17 Yesu amuha ubutumwa bwo kujyana, aramubwira ngo ugende ubwire bene data yuko nzamutse njya kwa data. Yagiye kumusuhuza aravuga ntumkoreho sindajya kwa data, babwire bene data ko nzamutse njya kwa data, Imana yanjye ari nayo yanyu. Ajyana ubutumwa. Birashoboka ko udaheruka kumva ijwi ry'Imana kubera yuko utagitindana nayo, kubera ko utagitinda mu masengesho, kubera kujyayo wirukanka, ariko nutindana nayo. Haleluya. Nasomye ijambo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10 rirambwira ngo menye yuko mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka akayubaha Imana iramwemera. Ushatse wakongeraho ngo utindanye nayo akayishakana umwete arayibona. Ndakwifuriza gutindana n'Imana, ndakwifuriza gutuza, ugashaka utirukanka, ugashaka Imana n'umutima wawe wose. Nuyishakana umwete uzayibona. Imana nigushyigikire, Imana niguha umugisha mu gutuza, mu gutegereza. Mariya watuje yabonye Yesu. Mariya watuje Yesu yamuhamagaye mu izina. Mariya watuje Yesu yamuhaye ubutumwa bwo kujyana. Hanyuma umurongo wa 2 n'uwa 18 biratandukanye. Wa 2 yagiye yirukanka ntacyo abonye. Wa 18 kuko yahatinze ajyana inkuru z'amahoro, ajyana inkuru z'impamo ko Yesu yazutse kandi ko Yesu ahari. Tindana na Yesu, ihanganire mu byo urimo, kuko mu gutuza no gutegereza ariho uzatabarirwa. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu.